boss birumvikana abari utubimburira naza no kuvuga isanganyamatsiko nabi niba nanabivuze nabi adukosora birumvikana manager kandi hostinze iki kiganiro yego ndamushimiye ku mbaraga bayashyizemo ndetse no kwitanga hanyuma nshimiye n'abatumirwa turi kumwe twabibutsaga ko ubushize twakoze ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ese niki abanyamadini n'abayoboke babo bakora hakaza ituze ko tubona bamwe bakubitiwemo abandi bakamburwa so uyu munsi twabazaniye insanganyamatsiko ivuga ngo nyirabayazana w'ibyo bibazo by'amakimbirane mu itorero aturukahe yego ese bantu mu gisengesho umwuka itese yumazigacyura igihe zikajya muri gakondo aho hera nifuza kuzagerayo naririmbana n'abantu indirimbo zo kunesha aho hera nifuza kuzagerayo naririmbana n'abantu indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo rikihawe ndetse gutabarwa kwari kubasatiriye cyane umukiza bari bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo gutabarwa bari kubasatiriye cyane umukiza bari aho hera bifuza kuzagerayo naririmbana n'abo indirimbo zo kunesha aho hera nifuza kuzagerayo naririmbana n'abo indirimbo zo kunesha haleluya amina cyambere ntagwijibesha oya icyakabiri gira imbabazi icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi icyambere nanone icyambere ntabwijibesha oya icyakabiri gira imbabazi icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi haleluya Imana ishimwe nta jambo Imana ivuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana wihangane reka gushidikanya bizasohora Imana kandi ntihinduka ibyo yakubwiye byose bizasohora rwose mureke tuganire murabona neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Humura TV Claudine ni Jimmy 250 umungu wanyu mukunda cyane ndabizi neza ko mudukunda mudukurikira buri munsi ko bukeye nuko bwije ntabwo mujya muhwema kureba ibiganiro byacu kuri Humura TV Claudine uyu munsi turi kuri Dove Hotel murana ko mfite amazi ameze neza ya Dove Hotel andi kumwe n'abatumirwa kuri kamera za Humura TV Claudine ariko reka mbanze mbashishikarize ibyiza namwe mwasanga kuri Dove Hotel murana ko twebwe turi hano kuri Dove Hotel turasa neza mu byukuri ibanga nta rindi
nuko turi ku iki cyaka dukoresheje Dove Hotel Ota. Kigali Dove Hotel, wow, haranditseho ngo wow 500 mils. N'amazi rero wanywa ugashyira icyaka yaba akonje cyangwa ashyushye, n'amazi meza cyane. Mwese musomeho ni osomaho wongere usomeho. Yani Jimmy 250 nk'isanzwe. Reka mba ntangire nsabe abo turi kumwe bose bivuge hanyuma mbabwire icyo tugiye kuganira. Ndahera iruhande rwanjye twagiye. Amazina ni Mukarudakemwa Clementine. Ariko uvuga nk'abari wagiye wongera ijwi. Ubugira ngo mvuge cyane nsakuze. Uvuga nk'abamama. Nitwa Mukarudakemwa Clementine. Mukarudakemwa Clementine. Twagiye. Amazina ni Nyiramwiza Emerance. Nyiramwiza Emerance. Okay, good. Zina ryiza cyane. Nakundanye n'umukobwa wita Emerance. Ubwo hari message mba ntambukije Emerance aho bari hose wa Emerance ndabasuhuje. Hanyuma twagiye hirya hariya kwa boss wacu. Mabuja wacu. Twese bureba hano ngani utiyoboye. Tugwaye ijambo n'ubwo urihorana Mabuja. Murakoze. Amazina ni yayandi Eva Claudine. Yego. Turashimira abantu mudukurikira, turanezerwa cyane cyane mu bihugu bitandukanye. Biri ku mutima na babandi mukora like, babandi musharinga, babandi muduhoza ku mutima mwandika comment, nukuri turabakunda. Bagashyiraho ka subscribe. Jya mubyongeraho nubwo abantu bamwe mutaramenya kubivuga. Subscribe ni ikintu cy'ingenzi. Tuzaga mu magambo turi kumwe na brother twagiye brother karibu nikaze kuri kamera za Imeti TV. Yes, za Humura TV. Ya mujye munyihanganira nuko nyine Humura TV twagiye. Murakoze, nanjye nitwa Emi. Murabona nyine yuko turimo twisana gake gake. Turimo tukurikirana na Dove Hotel. Yego. Mabuje bayadusohokanye. Ibanga ni Dove Hotel. Mwana ko dufite ibyishimo byinshi birenze ko mu bitekereza. Hanyuma Dove Hotel ibafitiye gym, sauna ndetse na massage. Batanga serivisi nziza kandi cyane. Bafite amacumbi meza. Bafite restaurant wasangamo ifunguro rya mu gitondo, ifunguro rya saa sita, ifunguro rya nimugoroba. Uramutse ukeneye kofi nziza iruhura umutima, ikaruhura ubwonko, ikaruhura umubiri, ahandi wayisanga ni muri Dove Hotel. Bafite parking nini kandi yagutse yakira imodoka zirenga 1000. Hano mu Rwanda ni hake wasanga hotel ifite izo service. Muri make ifite sare nini kandi ngari yakira abantu barenga 5000. Mu gihe ufite ubukwe bwawe, mu gihe ufite ibirori byawe, mu gihe ufite igikorwa runaka wifuza gukora gikeneye abantu barenze 500, 600, 1000 bingahe, ni karibu ni kuri Dove. Nubwo mwamuri babiri cyangwa batatu, mwaho karibu nikaze kuri Dove Hotel. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro igira iti ese ibibazo biri mu madini mubona byakemuka gute, mubona byabonerwa iki igisubizo. Tugiye gusharinga inama n'ibitekerezo, namwe mudukurikiye muraza kutubwira muri comments uko mubona bikwiriye kugenda n'icyakorwa. Ubushize hari icyo twakoze, tuganira ku bapasteri, tuganira ku bashumba, tuganira ku bayobozi, ariko uyu munsi tugarutse ku madini nyirizina dusesengure turebe neza. Nyirabayazana ninde? Ni iki biraterwa n'iki? Ubundi dini ryaje gute? Kubera iki? Turahereza ijambo boss birumvikana, abari utubimburira naza no kuvuga insanganyamatsiko nabi, niba nanabivuze nabi hadukosora birumvikana. Manager kandi hostinze iki kiganiro. Yego. Ndamushimiye ku mbaraga bayashyizemo ndetse no kwitanga. Hanyuma nshimiye n'abatumirwa turi kumwe. Twabibutsaga ko ubushize twakoze ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ese ni iki abanyamadini n'abayoboke babo bakora hakaza ituze ko tubona bamwe bakubitiwemo abandi bakamburwa. So uyu munsi twabazaniye insanganyamatsiko ivuga ngo nyirabayazana w'ibyo bibazo by'amakimbirane mu itorero aturuka he? Yego. Ese bantu mu gisengesho umwuka iteka mutubwire bimeze biti? Ndumva ariyo nsanganyamatsiko. Niyo nsanganyamatsiko. Emerasi tugwaye ijambo. Utangira utubwira urabona bimeze biti? Nyirabayazana nindi? Ndabona nyirabayazana abantu bibagiwe umuhamagaro. Cyambere abantu bibagiwe umuhamagaro uburyo Imana yabahamagaye. Yego.
icya kabiri abantu nta rukundo bakigira ako kantu k'urukundo tugatindeho impamvu turi buze kugatindaho ingo zo muri no minsi ziri gusenyuka cyane kandi cyane umubare nyamwinshi umugabo utaratawe n'umugore umugore yatawe n'umugabo ibi bintu turaza kubigenza gute mu kabyara mako ndebe ikibazo cyabaye ikibazo kandi bari mu madini basenga ushaka kuvuga ko na Yesu yenda guta umurimo we itorero agatitore ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo aricyo nshatse kuvuga ko Yesu yenda guta umurimo we ntabwo aricyo nshatse kuvuga ko Yesu yenda guta umurimo we ahubwo nuko nkuko yarabereye maso umurimo we ariko abereye maso amadini ndetse n'amatorero ariko iki kintu kiganje no mu madini n'amatorero umudamu ari guhabwa impano yo guhanura yo kubwiriza yo kuririmba yo gusenga umugabo agahita amujugunya ngo wananiye nta kindi kintu bapfuye umugabo ari kugira impano yo kuririmba nka ryajwi byiza Manuel afite hariya batamuzi ko ari umuhanzi babimenye watabizi hari babimenye arahogoza ariko kudusora indirimbo ivuga ngo aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha yarakumbuye ijuru yari yatashe kabisa bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barungwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu turimo gusiganirwa kugera muri gakondo tuzabonayo za nshuti zacu zimwe zari mw'isi nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abantu indirimbo zo kunesha aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abantu indirimbo zo kunesha bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hawe ndetse gutabarwa kwawe kwari kubasatiriye cyane umukiza bari bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri gutabarwa bari kubasatiriye cyane umukiza bari aho hera aho hera aho hera
nifuza kuzagerayo nkaririmba naho indirimbo zo kunezeza aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmba naho indirimbo zo kunesha. Haleluya, amina. Cyambere ntabwigibesha oya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Cyambere nanone icyambere ntabwigibesha oya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, nta jambo Imana ivuga ngo niba ufite isezerano ry'Imana wihangane, reka gushidikanya bizasohora. Imana mureke dukomeze ikiganiro, kandi ntihinduka ibyo yakubwiye byose bizasohora rwose. Mureke tuganire, izayobora ziba zituryoheye. muri mu mavuta y'Imana ibaha umugisha mwinshi kandi cyane. Twibukijwe yuko muri Dot Hotel haba harimo abakiriya, kandi burya abantu twese ntabwo dufashwa kimwe. So nabo rero kugira ngo tutabangamira, ariko aba rero dukurikiye nizere ko mwafashijwe. Niba ufashijwe rero kora subscribe, like, share ndetse na comments. Turabakunda, ntabwo turi kubakorera ibi ngibi uko mubona tunezerewe, uko mubona imitima yacu iguwe neza, niko namwe mugubwa neza. So twari turi kuri Emerance, aratubwira ngo icyo mbona nuko abantu bibagiwe umuhamagaro, icya kabiri nuko abantu nta rukundo bakigira. Yego. Ibyo bintu rero ubundi buryo yahabuze, reka mvuge ku kintu bita urukundo. Iyo abantu bakunda Imana, yego, iyo umuntu akunda Imana akunda n'abantu, kandi iyo umuntu akunda abantu akunda n'umutekano. Yego, iyo umuntu akunda umutekano yirinda ibisebo. Si kubyumva, yirinda ibisebo. Rero impamvu mubona intambara z'amadini zihari, ntago abantu bagikundana, ntibakirinda. Uri kubyumva, ntibakirinda ngo bavuge ngo se umuntu uri buze kubyumva haravuga ngo iki. Ntabwo abantu bari gusigasira ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana ni ubwo gusigasirwa. Mbese abantu baribagiwe, bibagirwa ko ibintu by'Imana bigomba kubaho bifite discipline. Abantu bataye umuco batana discipline, niyo mpamvu mubona intambara ziri hehe, ziri mu itorero. Yego. Clementine, nawe niko bibona? Magariruza iyo biramushoboye bikomeje kugorana. Muririmbyi wararirimbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Uzi ikibazo gihari? Abantu baribagiwe. Habayeho kwibagirwa. Iyaba abantu bibukaga bakibuka imihamagaro yabo, buri muntu wese akibuka cya gihe yakizwaga, uburyo byari bimeze, uburyo wumvaga mugenzi wawe wamukunda, uburyo wumvaga mugenzi wawe atagira ikibazo ngo ubiceceke. Umva ni byinshi navugaho, ariko habayeho kwibagirwa. Iyaba abantu twibukaga tukibukaga kiza kacu ka cya gihe kera, ibintu byakongera bigasubira mu buryo. Ntago wakwemera ko mugenzi wawe aguha ideni ngo umwambure. Umukristo wambura ni ikibazo, umukristo urwana ni ikibazo, ariko habayeho kwibagirwa. Emi, Korodina yatubwiye ngo nako yatubajije avuga ngo bamwe muri aya madini bakubitiwemo, abandi basubirizwamo, abandi baramburwa. Donc nituza gufata bambuwe turabasanga muri icyo kigero cy'abakubitiwemo. Ese Emi, wowe nk'umushishozi, nk'umusesenguzi, nk'umuntu ubaye mu idini igihe kirekire
kandi uba ufite amakuru afatika 100%, tutitaye kuri ADPR, tutitaye ku yandi madini yandi yose. Impamvu nkunda kuvuga ADPR nibyo riba hafi. Ntekereza ko n'indirimbo twari turimo turirimba ni aba ADPR, ishobora kuba ari ya Nyarugenge, birashoboka niba tutibeshye. Ni yakorari Kinyinya. Okay, Kinyinya bwo ngubwo. Ese wowe Emi, ubona impamvu bamwe bakubitiwe muri aya madini, abandi bakamburirwamo, abandi bagasubirizwamo, ubona ari iyihe? Ubona iki bitera ari ikihe? Bo hari ikintu nasobanukiwe neza. Yego. Wenda nundi ushobora kudukurikira ashobora ko kibaza gutyo ntacyumve neza. Mbo gukubitwa hari imvugo isigaye iriho y'abastari. Baza umuntu bimeze bitete mwana nakubiswe. Mbo cyangwa se hari gukubitwa kwinshi, hari gukubitwa kuko nyine nta kintu ufite mu mufuka. Nyine muri za sirenga abantu dusigaye dukoresha twese tubihurira, twisanga twanabivuze. Ariko ubundi gukubitwa bavuze no gukubitwa kuhe? Ugukubitwa kw'inkoni nyankoni, no gukubitwa k'ubushomeri cyangwa se k'ubukene, kugira ngo nanjye mbone icyo mbivuga. Gukubitwa mu buryo bwo gusenywa bakayirukanwa amadini. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Gukubitwa tuba dushatse kuvuga ni uko abantu bakomerekeyemo bakaba buzuye ibikomere, kandi iyo umuntu afite ibikomere aba afite n'inguma naho bagiye n'imibyimba yaho bagiye bakubita. So gukubitwa rero twabisobanura mu buryo bwinshi butandukanye, ariko mu gisobanuro gitoya ni mu buryo bw'ibikomere, uburyo bakomerekejwe. Uburyo bakomerekejwe. Rero njyewe ukuntu mbibona, abantu benshi cyangwa se abakristo benshi abenshi bari kwitura cyangwa se bari kwikubitisha. Yego. Bo hari ikintu nshaka kuvugaho kimwe. Yesu yabwiye abigishwa barababwira ngo ibya Kayisari mu bihe Kayisari, n'iby'Imana mu bihe Imana. None rero dore ikintu kimwe cyazanye uburwayi bukomeye cyangwa se igikomere gikomeye cyane. Abantu binjiye mu ibi bintu by'Imana baza bazi ko baje gukizwa pe. Yego, baje gusenga Imana bakayambaza ikagomorora imigisha ikayibaha. Mu mirimo bakoraga cyangwa se mu byo bakora Imana igashyiramo ukuboko kwiza kwayo, imigisha ikaboneka. Noneho uko abanyamadini cyangwa se abanyamatorero cyangwa se abapasiteri n'abashumba iyo ari kukurera abona icyo uzabacyo, kuko mu bintu Imana imuha niyo mpano birimo. Yamara kubona icyo uzabacyo, rimwe na rimwe akagusengera, kabiri akagutereninga kugira ngo arebe yuko yashyigikira iyo mpano iguhaye. Noneho nyuma rero wa muntu urumva ko pasiteri amufashijemo kugira ngo azabe mu igikoresho kizima, arere iyo mpano. Hanyuma za mpano z'Imana zimurimo zatangira gukora. Zigitangira gukora aba ari umuntu muzima. Yego, abatarapfa. Ariko uko agenda abona inyungu zo muri za mpano, niko agenda abona ko pasiteri we ntacyo avuze kuri we. Noneho uko agenda yegera imbere, niko agenda abona yuko pasiteri abaye atakinamuyobora, nawe yakomeza akiyobora kandi agakomeza akabwiriza ubutumwa bwiza. Iyo ni kote imwe y'abantu bagiye bikomeretsa cyangwa se ahaturutse nyirabayazana ya mbere. Mbona mbivuze neza ni amafaranga. Abantu bakunze amafaranga, bakunze ibya Kayisari kuruta uko bakunda Kristo. Noneho Kristo bakamuvuga, mbese bamuhinduye kimaranzara, koko ni na kimaranzara, akamuvuga atagamije kwamamaza cyangwa se ya mpano Imana yamushyizemo ibona ko hari icyo yazamarira abantu, akabivuga ameze nk'aho ari akabotike yafunguye. Rero uyu muntu pasiteri yakomeje kumugenzura, akabona uko yatangiye yaratambitse ibirenge, nawe hari igihe afata umwanzuro akavuga ati uyu muntu reka mwegezeyo atarayobya benshi. Kubera yuko rero pasiteri atari buze ngo avuge ngo kimwe yagenje gutya we yabigenzuye mu mpano y'umwuka nk'uko yabigenzuye mbere amuhereza umurimo ngo bafatanye. Uwo nguwo araza kujya hanze, pasiteri amwegejeyo, nagera hanze icyambere akora aramena ibanga.
amen umuceri namara kumena ibanga ari byo umuvandimwe yavuze ngo abantu ntibakigira ibanga ntibakigira n'urukundo icya mbere urukundo yakundaga itorero rye yarutakaje icya kabiri agiye kumena ibanga ry'ibyabaga ibwiru aho yakoreraga umurimo none urumva iyo virusi kwemeranse ashuje amagambo koko y'ubwenge mera nkora hano ngaho none urumva iyo virusi kiganira guhagafana niyo mpamvu ugomba gukurikira ijambo ryose umuntu ari kuvuga kugira ngo uze kumenya uko bihuza none urumva iyo virusi kugira ngo ize kuzava muri uyu muntu amenye ko we ku giti cye yayobye biragoye kuko icya mbere yamaze kugenda hari igice yajyanye kandi kizagumya kimwubahe kimwimike nk'umuyobozi noneho rero ndaza kugaruka ku bashumba abashumba nabo bagiye bagaragaza intege nke intege nkeya nicyo twakwita gutonesha ugasanga nk'umushumba kuko abonye yuko njyewe ndashoboye wenda n'urugero nshoboye kuba nabwira Claudine tukaramya ako kantu akakuririraho akabona yuko ari njye muntu uri mu idini cyangwa se ari njye muntu uri mu itorero ari njye ugaragara kandi mu by'ukuri icyo nakundiye uyu mugabo nureba ko aya macupa ari abiri akurikiranye twebwe tubona ari abiri ariko kuri we nubwo tubona ari abiri inyuma hari irindi wowe utari kubona iri ngiri rishobora kuvaho n'ubundi akagumya ari abiri rero aba bashumba bizerera muri uyu muntu ugasanga abandi ntibari kubitaho kuko bamubonamo impano iri hejuru ni ukuri mureke mbabwire virusi nimutiga kubaha imana ngo muyubahe muyisenge mu kuri no mu mwuka ntago aya makimbirane yashira icya kabiri abantu bose ufite mu itorero ryawe cyangwa se mu idini ryawe buri rugingo rufite icyo rushoboye aba bantu baha urukundo rungana kuko n'abana bawe niba ari ugusura umenye ngo uzabasura niba ari ugufasha umenye njye nigeze njya ahantu hamwe umuntu umwe yagize ubukwe iryo torero sinanarivuga aba muri korari bamutwerera hafi amafaranga yenda kugera muri miliyoni mu bushobozi bwabo yarayo uwa kabiri akoze ubukwe wakurikiyeho bimwe nababwiraga bamutwerera 180. mbese barasumbanishije none urambwira ko mu by'ukuri uyu muntu we ntiyakomeretse cyane ahubwo rero bashumba mudukwasaganye burungi mudufate neza batwegeranye natwe tubafate neza kugira ngo uyu muntu uwo se ntiyahondaguwe uwo yarakubiswe afite n'imibyira byimba rero wenda ntihariye ijambo icyo nabwira abakristo nubona Imana igutije akanya ko kuyikorera ntiwumve kuri hayi wangu inyuma yawe hari undi uhishwe mu ibanga nawe pasiteri nubona ugiriwe icyizere ese Emi akarame wenda ujye wihangana nkunda kubaza kuko bimwe mu bintu nanjye bye binezeza nuko njya ngira impano yo kubaza ubuze amagambo menshi kandi meza akomeye ubona ikintu cyatumye habaho amadini ntihabeho idini rimwe twese ngo dusenge Imana imwe ahubwo tukihutira kugira amadini arenze umubare w'ibyo dutekereza kandi tugana ku Mana imwe ubona ikintu cyabiteye ari iki ni ubucuruzi bw'abantu ku giti cyabo none se nkubeshe unze kutanyibye ntago nakwiba kubera ko ugiye kuntuburira igitabaza tujya tuvuga ukuri uko kumeze mu by'ukuri reka nguhe urugero rwihuse uretse ko twagize amahirwe ejo bundi muzehe akareba kure akagira ibintu bimwe na bimwe agenda ashyira ku murongo ku bw'impano y'Imana yamuhaye agahagarariye Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda uwamuterura akamutereka mu bindi bihugu ntavuze yahakora isuku Uganda Tanzania Kenya nanjye hari amadini ateye natambukaga ugasanga umuntu aba mu nzu ni chambrette harimo idini yazinze matera
udushuka yegetse mu nguni yarangije asasa umukeka abantu baricaye ngo ni mu rusengero nibasohoka arongera asasa uburiri ubundi kweri n'umupfumu ari umupfumu ntagakorera ahantu hagayitse gutyo urumva se atari ububotike bagendaga bafungura Imana nta muntu uzigera yishakira inzira haba none no mu gihe kizaza Imana irihagije inshuti yanjye niba yarakubwiye ngo uzaba umushumba biha igihe witurize kuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ariko nushaka kwirwanirira bazagukubita umva ujye ugenda ushima akabuno isi gukubite abantu bagukubite icyubahiro kibure naho wari uhagaze uhave kubera yuko wiciriye inzira rero uyu mugabo avuze amagambo akomeye kandi bwanyu nanjye mbaye umuyobozi nabukuraho nubyukije umutwe ngakubita kuko ntago Imana yigeze baho gukorera ntago Imana ikorera mu kajagari gusa se nandameze gutyo nayo bazayafunga bahere ruhande kugeza ubwo umva hagaragara isuku wasanga imeranze yashakaga kwishimira iyo ni bitaho gukorera bantu b'Imana nafunguye imiryango yo gukorera Imana iyo ntago abari ishyaka ry'umurimo okay reka mbaze emerance ntacyo Emile numvise ko byagenda kose ariko mu bisubizo byanyabyo nari nkereye ko abanyarwanda emera karamera uri umuvuga butumwa kandi ushobora kuba uri umuhanuzi nubwo utaramanurira nzabyemera nyine umunsi wamanurira bikanasohora ko ngiye iyo umuntu yahanuye ntibisohora nyine bwo bitarasohora ntabwo ubuhanuzi bwemba mwemera oya tuvuga ivuze na Bibiliya iravuga ngo mwemere ubuhanuzi bwose bugize gute busohoye ariko mu bugenzuzi ijambo ry'Imana noneho ikintu nshaka kukubaza ibi bintu byateye mu madini byo kuba umuntu aba mu idini kubw'umushahara runaka bihuriye hehe n'umuhamagaro wo gukorera Imana ibyo bintu rero kera nyiri umwana mutoya ntabwo ninjiye mu itorero bahembwa ntabwo mu itorero bahembwaga ahubwo yabaga ari umuhamagaro siko bimezera yabaga ari umuhamagaro umuntu agahamagarwa akajya gukorera Imana Imana yo ikajya igenda igira uko ibigenza kuko nabonye n'abantu bakoreye Imana gutyo babayeho neza mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri babaho neza ariko nyine nabibonye ubu niho nabibonye nyine byabaye nk'akazi nabyo umusaza wacu yabibonye abona ni business yabona na akazi ndavuga ati rero akazi kose kabaye iki kabaye akazi none se akazi ni kazi ndavuga ati rero n'abasigaye bagomba gusora n'abasigaye bagomba kugira ute bagomba gusora kuko ibintu by'umuhamagaro byavuyeho ahubwo byabaye akazi rero njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti Yesu ni umubyeyi yarazi ibi bihe ko bizabaho yego yarazi ko ibi bihe bizabaho Yesu aravuga ati nubwo mu isi mavuye reka ziga umufasha w'umwuka wera uko byasa kose ntabapfira gushira yego Yesu aravuga ngo nisiga umufasha w'umwuka wera hazaba hariho umuhamagaro umunyamuhamagaro ariko umunyamuhamagaro azajya agenda abumwe umunyamuhamagaro rero azayoborwa n'iki n'umwuka uri kubyumva ariko muri no minsi mu bantu 100 ushobora kubona 3 yego bari mu mwuka w'iki w'Imana nuko ngiye mbyumva ese urakoze cyane Emerance Korodine oya wenda utarajya kuri Korodine mwunganireho gato ntago na kera umushahara wabagaho ariko abantu ba kera bari bafite icyo bita ibanga ry'umurimo w'Imana kuko hari icyo bitaga agasabune babyitaga agasabune kuko bagahabwaga buri kwezi bakabona uburyo bafura bakabona uburyo bagira gute n'iki inda yari itaraba nini ngo abantu babyumve nk'ubucuruzi ahubwo n'ababikoraga icyo gihe babikoraga nk'umurimo w'Imana ariko bakagira akantu gatoya bagenerwa rero aho bivumbukiye abantu bamenye ko burya habamo nako bagenerwa n'abataraba umuhamagaro baraje birohamo baravuga ati aha noneho nako gatoya mukaduhe icyambere abari kugafata ntibazi no gusoma no kwandika kandi nge nanasoma neza habisobanura neza mbese bariyangaje